ahagana isaa 4 n'igice za mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 26 Kamena 2018 nibwo mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yari asesekaye muri paruwase gatolika ya Nyagatare yaragijwe uyu mutagatifu maze ibirori by'amateka biratangira. Abatari bazi ibyabaye mu mujyi wa Nyagatare bakaba barahuruye ari imbaga baje kureba ibyo ari byo, abari mu modoka barazihagarika ngo birebere ibyarimo biba, maze birushaho kuba ibirori by'urukerereza ubwo imbaga y'abakristo bari baturutse Ngarama, Nyarurema, Mimuri, Matimba na Rukomo banezerwaga bagahanikira rimwe amajwi aranguruye bagira bati: Ibimenyetso by'imyiteguro ihambaye yo kwakira mutagatifu Tereza w'umwana Yezu Nyagatare byatangiye kugaragarira muri sikirisari yayo ya Kizirakombe ya Santrale Karangazi, ubwo imodoka yari itwaye ibyasigaye by'uyu mutagatifu yahagarikwaga n'abakristo batorohewe no kugera i Nyagatare kugira ngo bamuhe icyubahiro kandi bamuture ibyifuzo byabo. Mu gihe cy'amasaha agera kuri 20 mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye byo bitagatifu yamaze i Nyagatare, abakristo baho bigishijwe byinshi kuri we no ku myemerere yabo. Kimwe mu byo bigishijwe kikaba kumenya ko biyambaza abatagatifu batabasenga. Icyubahiro tw'abatagatifu ni cy'abatagatifu nyine, kuko mbere na mbere icyubahiro ni iki? Icyubahiro ni cy'Imana. Imana mu butatu, Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu nibo ba mbere bahabwa icyubahiro, kandi icyubahiro bahabwa mbere na mbere nuko basengwa bakubahwa. Ntabwo dusenga abatagatifu, ndaza kubasobanurira icyo dukora namwe musanzwe muzi. Vuga ngo rero mu cyubahiro tugira muri kiliziya, muri kwemera gatolika, hejuru hari Imana mu butatu isengwa, ikubahwa, ikaramywa, Imana Rurema, Imana Mwana Data waducunguye na Roho Mutagatifu utuba hafi muri kiliziya mu buzima bwa buri munsi. Ni rwo rwego rwa mbere rw'icyubahiro. Rero urwego rwa kabiri rw'icyubahiro ruhabwa nde? Inde? Nyuma y'Imana mu butatu ninde duha icyubahiro wundi? Inde? Bikira Mariya. Bikira Mariya ari hejuru y'abatagatifu. Ntabwo tujya tuvuga ngo mutagatifu Bikira Mariya, oya, ahubwo tuvuga Bikira Mariya nyina w'Imana. Niba tubaze icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cya nyina w'Imana watubyariye umucunguzi, noneho hakazaho bande? Abatagatifu. Abatagatifu rero icyubahiro tubaha ni cyo ku rwego rwa gatatu rw'aba bantu babayeho kimwe natwe ariko bakabaho banyuze Imana muri byose. Ni naho rero dushyira mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Abo ngabo barubahwa, turabiyambaza, ntabwo tubasenga, tubafata nk'abavugizi imbere y'Imana kuko banyuze Imana, bari kumwe nayo mu buzima bw'iteka. Turabisunga rero tukabiyambaza. Bikira Mariya tukamucaho nk'umubyeyi wanyuze Imana, uduhakirwa byihuse kandi byoroshye ku mwana we yabyaye, yareze, yafashije mu butumwa bwo kuducungura. Rero kibanza cyumvikane ko abatagatifu icyo tubakorera ni ukububaha, ni ukubiyambaza, ntabwo tubasenga. Nuza kugera hari imbere ukunama, ni nka kwa kundi duha icyubahiro abacu, ntabwo ari ubumusenga nk'uko wakunama imbere ya tabinakuru. Byumvikanye? Muri mwe murumva itandukaniro ry'isakaramento ry'Ukarisitiya no kuba waza guha icyubahiro ibyasigaye by'umutagatifu? Biba bitumvikana ngo nahagarika kuko twaba turi gukora ibyo tutumva. Birumvikana? Birumvikana? Ababyumva bazamure bagire gute? Birumvikana? Sawa rero tujye twakomeza.
Padiri mukuru wa Paruwasi Nyagatare icyo gihe Ndatimana Emmanuel nawe yahamije ko gusurwa na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu Nyagatare byabaye byari bikenewe. Nitwa Emmanuel Ndatimana, abandi Padiri mukuru wa Paruwasi Gatolika ya Nyagatare. Uyu munsi twakiriye Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu hano muri Paruwasi ya Nyagatare. Ni ibyishimo byinshi cyane kuri twebwe abakristo ba Paruwasi ya Nyagatare, cyane ko Paruwasi yacu yitiriwe Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ni ibyishimo rero bikomeye, twarabyiteguye amasantarari n'amasekirisare hirya no hino, twateguye abakristo mu biganiro twabahaye kugira ngo babashe kuza kwakira no guhura na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Kaba rero uru ruzinduko rurabasigira intambwe ikomeye mu kwemera kwabo, cyane ko bafashe igihe cyo kwitegura, bakoze noveni, bategurwa mu mitima yabo uburyo bari buhure na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, nawe abaganisha kuri Yezu Kristo. Numva rero ko birabasigira intambwe ikomeye mu kwemera kwabo, bakarushaho gukunda Yezu Kristo banyuze mu kayira kagufi ka Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, kuko nabyo barabyigishijwe, kandi natwe ubwacu tuzakomeza kubahugura kuri izo nyigisho za Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ni inkunga rero ikomeye kuba twabashije kwakira uyu mutagatifu. Paruwasi yacu ya Nyagatare yaragijwe, uru rugendo ruratuma ukwemera kw'abakristo kwiyongera, cyane ko muri iki gice cya Nyagatare usanga hari amadini n'amatorero menshi, ugasanga abakristo rimwe na rimwe bajegajega cyangwa se hari abakururwa n'ayo madini. Kuba rero habaye iki gikorwa cyo kwakira Tereza w'umwana Yezu biratuma bagira ukwemera gukomeye kandi bashinga imizi. Twashatse kumenya kandi icyo abakristo bari mu gace gaherereyemo Paruwasi Gatolika ya Nyagatare basigiwe no gusurwa n'umutagatifu aragijwe iyi paruwasi, maze bamwe muri bo babidusobanurira muri aya magambo. Izina yanjye ni Mukandayamaje Forotine, Paruwasi Ngarama, Santarari Rwagakara, Diyosezi ya Byumba. Nubwo atagendereye Paruwasi ya Ngarama ariko akaba yagendeye Paruwasi ya Nyagatare, abakristo bose mu Rwanda bose yabagendereye. Cyansigiye numvishije inyigisho ze, batubwira ibikorwa yakoze byamuranze, uburyo yakundaga gusenga. Icyo binyigishije, ikirenge Tereza w'umwana Yezu yateye mbashe kugitera. Nitwa Medali Kajuka wo muri Paruwasi Nyarurema. Naje muri Paruwasi ya Nyagatare kugira ngo twakire Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Twamwakiranye ibyishimo, dukurikiye amateka ye, ukwicisha bugufi, isengesho, ndetse asabira bagenzi be kuko yababaye kandi akumva ko ubutumwa bwe agomba kuburangiriza muri bagenzi be, abasabira kandi abashaka guhuza abantu n'Imana. Ibyo natwe n'ubu ari bwo butumwa yaba dusigiye. Narabyumvise ku cyumweru ko azahaza, byanze bikunze numva ko yewe n'imodoka itaboneka, nubwo naba mfite n'amafaranga 5 ko naza n'amaguru, ariko nkakira kuko ndanamukunda, ndanamwiyambaza ko mu ihuriro ry'ingo y'umuyobozi cyitwa Tereza w'umwana Yezu. Ndamwiyambaza kenshi, ndamukunda. Protogene Faida maze icyumweru mperekeza umwepiskopi aho yagendaga ashishikaza abakristo kwitegura kwakira Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Gusa Tereza w'umwana Yezu naramusogongeho buke, ariko asuye paruwasi yacu bagerageje kumudusobanuriraho, hari twinshi manje kumusobanukirwaho, kandi ngiye kurushaho kumwiyambaza kubera yuko ngiye kumwiyambaza kurushaho kubera ko namumenye neza, kandi zakomeza no kumwamamaza aho ndi hose, kandi ushaka kumwiyambaza mu butumwa umubyeyi Bikira Mariya nshinze kugira ngo azamperekeze muri ubwo butumwa. Twazamukunda Marita, mfite ibyishimo hano muri Paruwasi ya Nyagatare. Kuba Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yadusuye ni ibintu by'ibitangaza bidushimisha cyane. Hari benshi bakwibyishimo batari bafite, none rero akanya twaba twishimiye Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Icyadufashije kunyuza twahawe ku byamuranze ni ukwitagatifuza mu mutuzo, tugasaba Imana icyo dushaka cyose, ariko byose tubikoranye mu mutuzo. Hari twajyaga dusaba duhubagurika, ariko icyadufashije cyane uko twaboneyeho kumenya ko gusaba Imana atari ukwitota amagambo, ahubwo ari ukuyibwira mu mutuzo ugategeza igisubizo cyayo. Amazina yanjye banyita Nkurunziza Jacques,
icyo nungukiye yuko Tereza w'umwana Yezu yadusuye ni uko byanshimisha cyane, nabonye abantu b'impande zitandukanye baje bamushagaye, nkabona ko ari umuntu ukomeye, kandi kuba yaraje mu Rwanda yarakoze ibintu akiri mu myaka mikeya, afite imyaka mikeya, ni kigaragaza yuko ubutagatifu umuntu yabugeraho kandi akiri mutoya birashoboka, natwe dushaka kubuharanira tukabugeraho neza, byose birashoboka, nta kinanira Imana. Nyuma ya Nyagatare, Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu akaba yarasuye abakristu ba paruwasi ya Rukomo na Rushaki mbere yo gusoreza uruzinduko rwe muri paruwasi Katedrali ya Byumba.